ugira igomwa nturaba umukristo, ugira ibice nturaba umukristo, urasambana nturaba umukristo, ugira urugomo nturaba umukristo, uratukana nturaba umukristo, uracyangana. Biravuga ngo uwanga mwese kwanza ni n'umwicanyi. ngo ukuri kw'Imana ntikuba muri we, ukuri kw'ijambo, ukuri Kristo ntaba muri we. urajijwe kuko kutazi ubutumwa bwiza. Yesu yarabivuze, ibintu Yesu yavuze urashaka kugira ngo bitaba. Yarabivuze ngo benshi bazaza banyiyitirira, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. none se ushaka Bibiliya ibeshye bagomba kwaduka. Hari originali hari na pirate. niba uri umukristo rero ukwiriye kuba originali, injira muri originalite yawe. Kwizera tugushobozwa nawe, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kristo niwe kwizera. iyo muri wowe ufite Kristo, Kristo akuzanira kwizera, bituma umenya ibyo utaruzi, ugasobanukirwa ibyo utakwigishwa n'umubyeyi wawe. hanyuma bityo uko kwizera kukagira imbuto. izo mbuto nizo z'umwuka wera turimo turavuga hano. ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ngewe ni Pastor Janvier, muri kumwe nawe duha umugisha kubwo kugira umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. nicyo twahamagariwe, ni kuvuga ubutumwa bwiza, kandi nicyo twabwiwe nuko ubutumwa bwiza aribwo twahawe. niwo mushinga ukomeye cyane dufite, Imana yaturagije. ibindi biza bishamikiye aho ngaho, ariko ubutumwa bwiza nibwo twahamagariwe. hanyuma rero Imana ibamugisha abakunzi b'ubutumwa bwiza. uyu ni umwanya wanyu kugira ngo mwakire ubutumwa bwiza. ubutumwa rero bwitwa ubutumwa bwiza kuko hari ibintu bigomba kuba bituma bwitwa ubutumwa bwiza, kuko habaho n'ubutumwa bubi. hari igihe umuntu akohereza ubutumwa bubi, mesaje mbi itakunejeje cyangwa se y'ibyabayeho bitari byiza. ariko ubutumwa bwiza nibwo tubazaniye, nibwo tubaha. ubutumwa bwiza rero bwitwa bwiza kuko bukiza ibyaha, bukiza imivumo, bukiza indwara, bukiza n'imibabaro. ubutumwa bwiza uko burushaho kugenda bugwira mu buzima bwawe, bugenda bikubera byiza, biba umusaruro mwiza. Yesu yaravuze ngo umutwaro mbikoreza ntago uremereye kandi nturuhije, nimuwakira muzabona uburuhukiro. ni umutwaro ariko kandi ukazana uburuhukiro. urumva aho harimo inyurabwenge ibintu Yesu yavuze. aravuga ngo umutwaro mbikoreza, umutwaro wanjye ntago uruhije. mu yandi magambo Yesu yaravuze ngo nushaka kunkurikira wikorere. hari ibyo Yesu adusaba. ubu butumwa bwiza kubwakira cyangwa kubwumva bugaragara nkaho bigoye, ndetse no kubupracticinga cyangwa kubishyira mu bikorwa bigaragara nkaho bigoye. ariko iyo utoboye icyo gikuta ukabushyira mu bikorwa, ukabugenderamo, ukabukoreramo, buhindura amateka yawe, bitangira kukuryohera. urinjoyinga, ukumva umunezero, ukumva amahoro, ukumva ibyiringiro, ukagira agaciro mu gihe utari ugafite, ukagira ijambo mu gihe utari ufite ijambo. Imana igahindura ibyawe no mu buryo buri. ubutumwa bwiza bukora ahantu hatatu: bukora mu mwuka, bukakora mu bugingo, bugakora no mu mubiri no ku mubiri. biravuga ngo ingorano z'umukiranutsi z'uwumvise ubutumwa akabugenderamo ni icyubahiro, n'ubugingo no kudapfa, kurama, byose birahari. so rero ubutumwa bwiza nibwo tubazaniye, buhindura ibice bitatu. hari abantu benshi bazi ko ijambo ry'Imana rikora ku bugingo gusa. burya umwuka ukizwa rimwe, Imana ikwandika mu gitabo cy'ubugingo bikaba birabaye. ukarinda iryo zina cyangwa ukarinda ubwo buntu bw'Imana, nk'uko Pawulo yavuze ngo ntimukabuhererwe kugira ngo upfe ubusa. kabiri, ubugingo bwawe buba saved muri process. ubugingo buba saved muri process, kuko ubugingo ntabwo buhita bukizwa ako kanya. niyo mpamvu ngo n'umuntu yabaye umukristo adahita asa na Kristo ngo ako kanya bihite birangira. ahubwo Pawulo yigeze yavuga ngo ndamarana kugira ngo nse nawe. ni ukuvuga ngo ni process. uko ijambo ry'Imana uryakira rikaguhindura, niko rigenda riguhindura, ukagenda usa na Kristo kugeza igihe uzagera ku gipimo gihagije gishyitse aho usa nawe neza. ugasanga aho Pawulo yageze aravuga ngo
meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iry'Imana itabeshya yasezeranyije abayikunda, ati singiye gusa ahubwo n'abazamwizera bose. Aho ngaho ni naho yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeza mu cya Kristo. Urumva uba watangiye kuba intangarugero, uba watangiye kuba role model w'abantu benshi, aho wabaye nka Kristo, urakora nka Kristo. So ubutumwa bwiza rero ni ikintu kidasanzwe. Iyo tuganiye, iyo ngiye kuvuga ku butumwa bwiza, banzi ko ngiye kuvuga ijambo ridasanzwe, kandi nabo ndibwira namwe muri abantu badasanzwe, kuko abakunzi b'ubutumwa bwiza muhawe umugisha. Reka dusenge. Ni iminota mikeya turasengana namwe, tukavuga ijambo ry'Imana, hanyuma ubuzima bwawe ntibusigara nk'uko bwari bumeze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe tugiye kuvuga ntabari twahubwa izina ryo rihabwa icyubahiro, kandi imbaraga z'umwuka wera ziriherekeze. Uryumva akira ibyaha, akire imivumo, akire indwara, akire imibabaro mu izina rya Yesu. Amen. Okay, reka dusome ijambo ry'Imana. Tumaze gusenga, ndazi ko ubuzima bwawe budasigara nk'uko bwari bumeze. Reka dusome. Tugiye kuganira ijambo ridasanzwe mu Bagalatiya ibice byaho 5. Kumve ijambo ry'Imana. Abagalatiya ibice byaho 5 n'umurongo wa 22 haravuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda imeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Ni iryo jambo shaka ko tuganira umutwe waryo, cyangwa se narihaye insanganyamatsiko ivuga ku mirimo y'abera, imirimo ikwiriye umukristo, imirimo ikwiriye umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Paulo yigeze yavuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ngo hari umuntu ashobora kuvuga ngo mfite kwizera, ariko iyo nta mirimo, kwizera kuba gupfuye. Mu gihe ufite kwizera, mu gihe uririmba kwizera ariko nta mirimo igaragaza kwizera. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Faith comes by hearing the word of God. Nukuvuga ngo ugomba kumva ijambo ry'Imana, kwizera kukaza. Iri jambo iyo turivuze rirema kwizera muri wowe. Kwizera muri wowe kugomba guherekezwa n'imirimo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ingeso nziza, kwihangana, kugira neza n'ibindi byose. Ibi ngibi ni imirimo igomba guherekeza umukristo, kuko igihe wizeye Yesu Kristo agushyiramo umwuka we. Haleluya. Agushyiramo umwuka we. Igihe wabatijwe ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari umwuka we aguhereza. Kuko yaravuze ngo sinzabasiga, abanyizera mwese muzambona, nzaza aho muri, muzambona, muzanyitegereza, nzabiyereka. Hanyuma uwo mwuka we rero ubana natwe, we mwuka wera, iyo uri muri wowe ugomba kwera imbuto, bigaragazwa n'imbuto. Ntabwo umwuka wera ari ukuvuga mu ndimi, ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ukuririmba, si ukubwiriza, ahubwo bigomba kuba mu mbuto zigaragara. Ni urinde nyuma yo kuvuga ubutumwa, urinde nyuma yo kuririmba, urinde nyuma yo guhanura. Yesu yaravuze ngo ikintu kizabereka abigishwa banjye nyakuri nuko bitondera ijambo ryanjye kandi bera imbuto, kandi izo mbuto zikagumaho. Muri Yohana ibice byaho 15 Yesu yaravuze ngo nimugume muri nge, kuko nimuguma muri nge nibwo muzarushaho kwera imbuto. Nimugurama mu ijambo ryanjye, aribwo ubu butumwa tubabwira, nibwo muzarushaho kwera imbuto. Izo mbuto kuko yaravuze ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite, nta kintu tushobora gukora tudafite uyu mwana, no kubwiriza ntitwabishobora tutamufite, ntacyo twabasha. Ariko aravuga ngo nimuba mumfite byose muzabishobora, byose. Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Paulo niko yavuze, ntabwo nshobozwa byose n'ikindi kintu, ntabwo ari doctora mfite, ntabwo ari ibyo nabonanye umuryango, ahubwo ni Kristo umpa imbaraga. Bityo rero turi kumwe na Kristo tugira imbaraga, kandi tubashishwa byose nawe. Kwizera tugushobozwa nawe, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kristo niwe kwizera. Iyo muri wowe ufite Kristo, Kristo akuzanira kwizera, bituma umenya ibyo utaruzi, ugasobanukirwa ibyo utakwigishwa n'umubyeyi wawe. Hanyuma bityo uko kwizera kukagira imbuto. Izo mbuto nizo z'umwuka wera turimo turavuga hano.
ijambo umukristo ni ijambo ry'icyubahiro. Naravuze igihe kimwe navuga ngo iri jambo ubundi twakabaye tugenda ku mabanka bakaduhereza inguzanyo garanti, tukabahereza tukababwira ngo ndi umukristo. Kuba uri umukristo yakabaye ari garanti ituma ujya kuri banke bakaguhereza inguzanyo, bakakwizera, bakavuga bati uyu nguyu azishyura. Kuko izina ryitwa umukristo ni izina rihenze, rifite agaciro gakomeye. Ndagira ngo mbwira abakristo musubire ku gaciro kanyu mu izina rya Yesu. Hari abadayimoni batesheje abantu agaciro, nubwo iri zina ryo rifite agaciro, ariko abaryitirirwa ugasanga kubera ignorance, kutabimenya, ugasanga bateshejwe agaciro kandi bari ab'agaciro. Ndagira ngo usubirane agaciro kawe nk'uko izina ryo ribivuga, umenye yuko uri uw'agaciro. Na ubukristo rero bugira agaciro ryari, cyangwa umukristo agira agaciro ryari? Kuko agira agaciro ari uko uwo yitirirwa yagaragaje uwo yitirirwa. Uwo witirirwa ni Yesu. Yesu ni umugiraneza, Yesu ni umukiza. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ndabohereje mugende mukiza abarwayi, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye. Ibyo Yesu yakoraga nitwe yabisigiye. Yaravuze abakristo mwe munyize ndabibahaye mugende. Ntabwo yarobanuye, nabamwizeye bakemera kuba bigishwa be. Emera ube umwigishwa wa Kristo. Kuba umwigishwa wa Kristo ni ukwemera amagambo yavuze, hanyuma ukayitondera ukayashyira mu bikorwa, bityo akagushoboza. Ni nabwo bya bindi yavuze bizagukurikira. Ibimenyetso bizagendana n'abizera. Abizera, turi kuvuga abizera hamwe n'imirimo yabo. Umukristo hamwe n'imirimo. Iyi ni imirimo nayo imwe muyizaherekeza abantu. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri umukristo, ariko Kristo agaragarira muri wowe. Agaragarira hehe muri wowe? Mu mirimo. Gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, kwirukana abadayimoni, gukiza, gutuma abantu bababarirwa ibyaha. Kuko Yesu yaravuze ngo mugende munababarira abantu ibyaha, abo muzabibabarira bazabibabarira. Aranavuga ngo uzabemera ni njye wazaba yemera, ariko uzabanga ni njye wazaba yanga. Iyo yose ni imirimo. Na iyo mirimo yose igomba kuba ipfundikiwe n'iri jambo twasomye mu Magalatiya 19. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Urukundo, gira urukundo. Urukundo rugaragazwa n'ibikorwa, ntabwo ari amagambo. Jya numva abahanzi baririmba indirimbo nziza, ndanabakunda, baririmba indirimbo nziza z'urukundo, ariko wasanga ubuzima bwabo barimo ugasanga ashatse nk'abagore 2, 3, 4. Urukundo aririmba ntabwo ruri murimo. Araruzi mu magambo, azi n'ikiboneza mvugo cyazwo, ariko ntabwo arushyira mu bikorwa. Hanyuma rero urukundo rugomba kukuranga. Niba uri umukristo ugomba kurangwa n'urukundo. Ibyo ni ijambo rya mbere. Urukundo ruzagaragazwa n'iki? Nuko Bibiliya iravuga ngo mushyire abagenzi banyu imbere, ibyo mushaka ko babakorera aba ari byo namwe mubakorera. Ni ukuvuga ngo icyo wifuriza mwene so ukwiriye kuba ari cyo ubanza kumukorera. Yesu yaravuze ngo ngiri itegeko mbahaye risumba yandi, mukundane nk'uko n'abakunzi. Umva, reka ngwereke ikindi yavuze. Yaravuze ngo noneho kugira ngo mubisobanukirwe, uko gukundana mbasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo ari ukukunda, niyo meja, nicyo gipimo. Nuko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mwene so abuze icyo kwambara kandi urambaye, mwambike. Mwene so nafite icyo kurya kandi ufite icyo kurya, muhereze icyo kurya. Yesu niryo tegeko yabasigiye. Niyo mpamvu abantu babanye na Yesu uzasanga Bibiliya ivuga ngo basangiraga ibyabo bakagabana ibyabo, nta mukene wababagamo. Bakristo banyarwanda muri mu muranyo, ko twubakiye ku butumwa bwiza, twubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, twebwe ibyacu bimeze gute? Mubona impamvu imbaraga za gikristo zitakigaragara ku rwego rwo hejuru. Imbaraga za Yesu zo zirahari ku rwego rwo hejuru, ariko imbaraga z'abamugaragaza ziri hasi. Kubera iki? Ijambo rye ntabwo baryakiriye ngo bari ryo bashyira mu bikorwa. Basangiraga ibyabo ngo nta mukene wabagamo. Ariko uyu munsi wa none umuntu araza kuri kamera akavuga ngo ntunze mu modoka 10, ntunze amazu, ibyo utunze ntabwo ari ibyawe.
kuko ibyo ufite si byo byawe, ibyawe ni ibyo watanze. Ubutunzi bwawe nubwo watanze, ntabwo ubutunzi ari ubwo ufite ku makonte, ntabwo ubutunzi ari imirimo ufite n'amazu utunze n'amamodoka. Ubutunzi utunze ni ya modoka watanze, ni wa murimo watanze, ni bya byo kurya watanze, nibwo butunzi ufite. Ibindi byose aba ari ukwibeshya. Hanyuma rero icyo umukristo yakimenye, yakabaye aho ngaho amenya ko noneho yinjiye mu cyo yahamagariwe. Urukundo, ibyishimo, ugomba kunezererwa, amahoro. Umukristo agomba kurangwa n'amahoro, nta kavuyo, nta muvurungano. Agomba kugira amahoro kandi akayahesha abandi. Kwihangana, iri jambo ryitwa kwihangana ryo nanaritindaho cyane. Kwihangana, abantu babuze kwihangana, mu ngo babuze kwihangana. Wo mwashakanye murageraho ntimuhuze ku kintu runaka, bigahita biba ngo nderekeza iburasirazuba nawe ujya iburengerazuba. Kwihangana kwarabuze kugera ku gipimo n'umuntu witwa umukristo kwihangana bimunanira. Ngo yaciye inyuma ndamusize, ngo ntabwo anyumvira, ngo namutaye. Mugenzi, reka nkubwire, subira ku rufatiro, subira ku murongo, umenye icyo Yesu yaguhamagariye n'icyo yakubwiye. Umenye n'uriwe ko utagomba kwivumbura nk'uko abisi bivumbura, ntabwo ugomba kwitwara nk'uko abisi bitwara. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose. Mu yandi magambo, fatira uyu mutwaro Yesu akwikoreza ni ijambo, gufate kuko bizakubera amahoro, bizakubera byiza, uzabibonamo umusaruro mwiza. Ubundi ubu bwami bw'Imana tuvuga burahari kandi burakora, ndetse n'ababurimo binjoyinga ibyiza by'ubu bwami kandi bagira authority, bagira oh my gracious Lord. Mbega agaciro ko kuba mu Mana, mbega agaciro k'ubutumwa bwiza. Ariko ikibazo kutihangana k'umukristo gutuma ataba successful, gutuma atagira ibintu ageraho. Kutihangana, ndashaka kugira ngo umenye ko umukristo utihangana ntabwo icyo yitirirwa yari yamenya agaciro kayo. Iri jambo kwihangana, Paulo yaravuze ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Yewe no muri Petero arabivuga ngo ibi nibyo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho, kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho ingeso nziza muzongereho gukunda bene data muzongereho urukundo. Ngo ibyo nibiba muri mwe n'ibindi, ngo bizatuma mutaba abanyabute, bizatuma mutaba ibigwari, bizatuma oh my Lord. Kwihangana kurakenewe mu rushako, kurakenewe ku kazi, kurakenewe. Utihanganye wakwandavura, utihanganye ni wazajya mu ijuru, utihanganye ni waba umukristo ngo byemere. Rero reka habeho kwihangana. Ingeso nziza, uri umukobwa nta ngeso nziza, n'umugore n'umugabo sinzi mpamvu utanamubona, nabyo ni ikibazo. Ariko ubundi uyu muntu ufite izi mbuto wabuze umugabo gute? Wabura umugore gute? Ufite izi mbuto se muri karitsiye bakwanga gute? Mu muryango se bakwanga gute? Ko bakugarukira, biravuga ngo bazabagarukira ntimuzabagarukira. Bazakugarukira kubera iki? Kubera ikiza. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nta neza ufite urashaka gukundwa, ninde uzagukunda nta neza ufite? Ntago abantu bazagukundira inzobe yawe, ntibazagukundira igihagararo cyawe. Ntago abantu bazagukundira amashuri yawe, bazagukundira ineza yawe ugira, ugaragaza muri rubanda, ugaragaza mu muryango, ugaragaza mu muturanye, ugaragaza mu mubana nabo. Ineza yawe, ingeso nziza. Nubwo waba uri umukobwa ufite uburanga bumeze gute, warize amashuri ameze gute, ariko nta ngeso nziza ufite, n'uwagushatse umubera igihanda. Yagerageje kukwihanganira akaguma aho ngaho, ariko yaba abana n'igihanda. Bibiliya iravuga ngo umugore utagira umutima mwiza ariko w'uburanga bwiza ariko utagira umutima ngo ameze nk'ikimungu kijya mu magufwa kikayo. Igihe wabuze ingeso nziza uzabera ikimungu abandi. Umukristo agomba kurangwa n'ingeso nziza, my Lord. Agomba kurangwa n'ingeso nziza. Ingeso nziza kuba kureba, ingeso nziza aho uciye, ingeso nziza aho uba, ingeso nziza. Kandi ngo agomba kuba afite kwirinda. Wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora, ugomba kwirinda.
abakristo kwirinda birabuze, ariko subirana agaciro kawe, indangagaciro kawe iri mu butumwa bwiza, imirimo. Umukristo agomba kurangwa n'imirimo, ukirinda utirinze wagwa mu bishuko, ariko ugomba kwirinda. Iyo usomye kuri 19 haravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Niyi irahari myinshi. Gusambana, iyo ni imirimo ya kamere. Umukristo agomba kuba yaratandukanye na kamere. Ibi ngibi ngiye kuvuga bigomba kuba bitamugaragaraho. Gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni, gusenga ibishushanyo, kugomanwa, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane n'ibindi byose bibi. Uri umunyamahane ntabwo uraba umukristo. Ugira ishyari nturaba umukristo. Ugira igomwa nturaba umukristo. Ugira ibice nturaba umukristo. Urasambana nturaba umukristo. Ugira urugomo nturaba umukristo. Uratukana nturaba umukristo. Uracyangana. Biravuga ngo uwanga mwese kwanza ni n'umwicanyi. Ngo ukuri kw'Imana ni kuba muri we, ukuri kw'ijambo, ukuri Kristo ntaba muri we. Ariko ufite abo wababariye nabo utababarira, ufite abo ukunda nabo udakunda, ufite abo wiyumvamo nabo utiyumvamo. Chunga sana, subira ku rufatiro. Okay, Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Bibiliya iravuga mu Byahishuwe, Yohana yatumwe ku matorero, hari iryo yagezeho arayibwira ati subirana urukundo nk'urwahoranye kandi ukora imirimo nk'iyo wakoraga mbere. Nutabikora nzaza nkuri igitereko kitabaza haco hacura umwijima. Ugomba kumenya ibyo ngibyo ukagaragazwa imirimo. Yesu yigeze yagera ku giti kimwe asanga nta mirimo gifite, mbese asanga nta mbuto gifite, kandi bari bashonje. Ari ngo nta nubwo cyari igihe cyo kwera, ariko akigeraho yarashonje. Maze ngo arangije arakivuma aravuga ngo wagiti we ntuzongere ko ntuzera imbuto ukundi. Ngo bukiye mu gitondo bakinyuzeho basanga cyumye. Nta mirimo ntacyo upfana na Kristo, nta n'icyo upfana n'ubukristo usibye kwiyitirira. Rega hari abantu biyitirira ibintu, hari abiyitirira abashumba atari abashumba pe, hari abiyitirira abakristo atari abakristo, hari abiyitirira intumwa atari intumwa. Niko Paulo yarabivuze. Hari abiyitirira abakristo ariko atari abakristo. Ibyo ni ibintu byeze kandi Yesu yarabivuze. Bazaza biyitirira izina ryanjye, ariko ikintu muzabamenyeraho, ikintu kizatuma mubamenya ni imbuto bera. Hirya y'ibyo bavuga, hirya y'ibyo biyita, ni izihe mbuto? Imbuto bera. Witinda ku bantu biyitirira ibyo batari byo, ahubwo tinda ku bantu bitwa ibyo bari ibyo banagaragaza. Usanga ndimo ndanyura hirya no hino numva ngo ariko abapasiteri b'ikigengo, ariko abaririmbyi b'ikigengo, ariko nkabaza ab'iki gihe ryari n'iryari batabaye. Ko ari ubujiji ufite, urajijwe kuko kutazi ubutumwa bwiza. Yesu yarabivuze. Ibintu Yesu yavuze urashaka kugira ngo bitaba. Yarabivuze ngo benshi bazaza banyiyitirira, abantu z'ibinyoma bazaduka. None se ushaka Bibiliya ibeshye, bagomba kwaduka. Ari originali hari na pirate. Nibura umukristo rero ukwiriye kuba originali, injira muri originalite yawe, ntiwitwe pirate. Ongera wibuke imirimo wahoze ukora, ongera usura abarwayi, ongera ufashe abakene. Uri umukene n'ibyo, ariko hirya yawe nawe hasi yawe hari abandi bakene bakurenza. Buri mukene afite undi yaruta, kandi reka nkubwire ko muri iyi si twese turi abakene. Buri muntu wese afite icyo akeneye. Yego, buri muntu wese afite icyo akenye. So hari uwurusha, fasha uwurusha. Wasura abarwayi kwa muganga, tanga icyacu. Iyo ni imirimo. Gira ibyo ukora mu rusengero, wivuga ngo n'abapasiteri babyirira. Ese ubundi Bibiliya iravuga ngo mu nzu yanjye habimwe ibyo kurya. Iyo nganiye n'umuntu umenya urwego ariho.
imitekerereze yawe, uko umuntu atekereza niko ari, kandi uko umuntu ari bigaragarira no mu byo avuga. Mu nzu y'Imana hakwiriye imfubyi zirimo, abakene, abapfakazi, abihaye Imana batagira indi mirimo, bose baba bakwiriye kudasonza. Imana ikeneye abakozi, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi, kuko ibisarurwa ni byinshi. Akazi ni kenshi ariko abagakora ni bake. So ndagira ngo rero mbwira abakozi mukore mutikoresheje, kuko iyo nayo ni imirimo izabaherekeza. Yesu mugengo azaba ari kurobanura intama mu ihene, azabwira abari iburyo ati muze abo data yahaye umugisha, nari ndwaye murandwaza, muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe umva imirimo utagomba gutakaza, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari nshonje muramfungurira murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika. Ibyo bintu bine Yesu yavuze ukwiriye bigomba kukugaragara uri umukristo. Ntukwiriye kwirengagiza umushonje, uwambaye ubusa, uri mu nzu y'imbohe, uri urwaye. Abo bantu ntukwiriye kubirengagiza, kuko Yesu yaravuze ngo azababwira ngo kuko cyagiye mwabikoreraga bamwe boroheje ni ngewe mwabaga mubikorera. Ngo bazavuga ngo ryari. Yesu azabasobanurira ngo bamwe bari boroheje, batari bafite kivugira, batari bafite kivurira, batari bishoboye, ni ngewe mwabikoreye. Ngo azabwira bari mu moso ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi sinigeze kubamenya. Ngo azavuga ngo twarahanuraga, twarabwirizaga, ngo twarabakristo, ngo twakoraga imirimo myinshi cyane, ngo twatangaga ibyacu. Ababwire ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi, nari nshonje nimwamenya nimwangaburira, nari mu nzu y'imbohe nimwansura, nari nambaye ubusa nimwanyambika, ngo nari ndwaye nimwansura. Iyo mirimo ni muri Matayo 24. Ukwiriye kusoma ijambo ry'Imana ukarimenya, ukamenya n'icyo usabwa. Ntabwo ari kwitwa umukristo gusa, ntabwo ari kuvuga ngo nzajya mu ijuru, ntabwo ari kuririmba. Ugomba gukora imirimo hakiri ku manywa, ukiri muri iyi si, ugihumeka umwuka wazima. Imana ibaho umugisha. Bibiliya iravuga ngo umwuka aravuga ngo yego baruhutse imiruho n'imihate, kuko bagiye imirimo yabo ibaherekeje. Igihe cyo kuva muri iyi si uzagenda, ariko ni iyihe mirimo izaguherekeza? Ni iyihe nkuru bazavuga imusozi? Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, niko Pawulo yavuze. Nyereka kwizera gufite imirimo nanjye nkwereke, kudafite imirimo nanjye nkwereke kwizera gufite imirimo. Aho ngaho uzagira amanota n'ufite kwizera kugira imirimo. Mukristo muvandimwe mwene data unkurikiye, ukwiye kurangwa n'izi mbuto z'umwuka ziri mu Bagalatiya 5:24. Ngo bimeze bityo nta mategeko abihana, bimeze bityo nta rubanza. Yaba mwisi uzagubwa neza, kandi abantu bazakubona nk'umuntu mwiza, ndetse bazagukenera. Isi yose ikeneye umuntu. Reka nkubwire, nubwo mwisi hari abarwanya Kristo, hari umwuka wa Antikristo, ariko ndabizi ko isi ikeneye umukristo ukuri. Urakenewe, aho uri hose urakenewe. Muri organization zose bakeneye inyangamugayo zizava ni mu rusengero, ni n'abakristo. Imana ibo mugisha mu izina rye. Reka dusenge kugira ngo umwuka w'Imana aze ku buzima bwawe, agushoboze gukora imirimo, kugira ngo mu gihe uzabushoje urugendo rwawe uzagaragare nk'intwari kandi intwarari. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Buri wese wumvise ijambo ryawe rimukize indwara, rimukorera imirimo n'ibitangaza, kandi rihindure ubuzima bwe, rihindure imibereho ye ya gikristo, ahinduke uwo kwifuzwa. Ndagushimiye ko imbaraga zawe zikora ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibo mugisha. Abadukurikira mushobora no kudukurikira no kuri Kizabonwa TV, kandi nomero yanjye ni 0788618738. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turabakunda cyane, tubifurije umugisha. Imana izamuri icano, kandi ihe umugisha abayobozi bayo. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen.